official nubwo biri kuvuga ko ngo agiye kuza muri politike ya M23 cyangwa se bamaze no kugeramo. Biravuga ko muri M23 amada kubamo uruntu rudasanzwe. Laurent Nkundamihigo ngo akaba yajya muri position ya Kone Nanga. Biravuga ko uyu runtu ari uruntu twatangiye kugaragara indani mu ntare za Sarambwe. Rero uyu Laurent Nkundamihigo batware ashobora kujya muri position Nanga yararimo, ariko nkaba ntabyumva neza uburyo cy'uyu mugabo ashobora kujya gusimbura Nanga. Uyu mugabo tusanzwe tuzi n'umusirikare, ariko nivuze ko na politiki atayizi. Nivuze ko na politiki atayizi. Murabizi yatangije urugamba ku za CNDP, niwe navuga ko ari we former n'ubundi y'urugamba rwa M23 iri kurwana. Iyo Nkundamihigo batwari turamuzi. Joseph Kabila we aranamuzi cyane kuko reka nongere mbasuhuze bakunzi baruhuka Empire News. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Bakaze mu bice bitandukanye, mwe muri Majyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba, Ibonengera bwaryo, mwese ndabasuhuje. Tuje mu makuru ya mu gitondo ku tariki 15 z'ukwezi kwa 7 2025. Mwese mbahaye ikaze mu makuru akomeye cyane atugezeho mu kanya anyaboneka. Ni mubana twe by'ukuri kugira ngo murusheho kugenda musobanukirwa amakuru agiye azinduka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hanyuma nagushaka kuza kuba mbatinze, rero hari amakuru atugezeho atubwira ibintu byahindutse muri politiki ya M23 y'umutwe wa M23. Ibi politiki ibintu byo byamaze kuba bihinduka. Hari ibintu byahindutse kandi urugamba rwamaze gushyuha nka gutya rukaba imberenge nk'uko nguko. Hari ibyo ruhitana, hari ibintu bihinduka ku buryo bukomeye cyane. Amakuru dufite bidasubirwaho official kera kabaye iryavuzwe riratashye. Umugabo bita Laurent Nkundamihigo kera kabaye yabamaze kwinjira mu cyama indani cya M23 ndetse akaba agiye kugenda gutangira kugaragara kuri kamera zabo. Byose muri aya makuru rero bana natwe kugira ngo umenye uko ibintu bihagaze. Gusa Laurent Nkundamihigo yavuzwe akenshi abarwana cyangwa se abahangana na M23 tayari batangira kugira ubwoba bagatetira bakavuga ati ibse turaza kugenda tubirangiza gute. Aya makuru rero nyaboneka ni mubane natwe mugiye kwa muyasobanukirwa kuko nagafashemo nta yindi mikino ibihari mw'abantu mwe muhita musobanukirwa kurushaho gatanu kuri kagenzi kako. Ngayo nguko rero muhabaye ikaze, mbahaye ikaze nongere subiremo ko mbahaye ikaze mu buryo mwe cyangwa ubundi. Ongera mvuga ngo bahaye ikaze. Hanyuma rero turagaruka mu mirwano iri kubera ahangaha muri Uvira. Turagaruka mu mirwano yazindutse mu by'ukuri karabutaka iri muri axe zose. Uvira byifashe bite, bizindutse bite, mu bacancuro bamanitse amaboko byifashe bite, abacancuro banze kujya kurwana bimeze bite, SNDD cyangwa se FDNB ndetse na FDLL bihagaze bite muri urukerera, abandi nabo ko bamaze gusubizwa iwabo, abandi bakaba bari kuzanwa, abandi bakaba bagwe muri ambushe, abandi bakaba bahaguye, ndetse M23 ko bayigabye igitero bihagaze bite mu bice byose byo bitandukanye. Mbahaye ikaze muri amakuru yacu mu by'ukuri mu wa mbere. Icyo mbasaba ni mukore like zibe nyinshi cyane ku kiganiro, like ndetse na comment nyaboneka reka zibe nyinshi kugira ngo turusheho kugenda tubana muri aya makuru yacu. Ndaziko muri inshuti zakadasohoka kandi ibintu biza kugenda birushaho kugenda neza gatanu kuri kagenzi kako. Rero mbahaye ikaze mu buryo cyangwa ubundi muri aya makuru. Ikaze ariko kandi kwereka tubanze ku murongo wacu wa telefone tubaze twakire mugenzi wacu abanze atubwire uko amakuru yaramutse ndetse namwe byo duteguriye kugira ngo rero turusheho kugenda duta twanzika byo ku ngingo ya Laurent Nkundamihigo wo bidasubirwaho wamaze kuba yakija muri mutwe nyeshyamba M23 byanye bidasubirwaho kandi mu byo kuri official kera kabaye ayangaya na makuru twamaze kuba tugenda dukura indani kwa ndani no kagira inka n'amafaranga mwe ibintu ushobora kuba bigiye guhinduka kuri iteye iyi mirwano. Alo bwana Baraka. Alo, mwaramutse neza abakurikiye ruhuka Empire News. Mwaramutse neza Baraka. Hanyuma rero reka nizere ko waramutse neza, unameze neza. Turi mu makuru yihuta cyane ahanga kuri Empire, turakwakire kuri micro za ruhuka Empire News. Twihuta cyane mu busesenguzi bw'amakuru yacu ndetse na update. Reka tukwakire ko tunaguha ikaze utubwira rero amwe makuru waduteguriye cyangwa se amwe makuru azindutse ukomere kugenda ukubitana nayo tunihuta cyane. Murakoze cyane munyemerere gato yambanze kuri update hano ziravuga ko idoha muri Qatar ibiganiro ngo bikomeje kugenda bigenda gashya ndetse na bamwe mu bagize
cyangwa se amatsinda yagiye gukurikirana ibijyanye n'ibiganiro yatangaje ko yamaze gufata icyemezo cyo kutongera kugira icyo batangaza aho ibiganiro bigeze, babwira itangazamakuru kubera ko ngo ni impamvu zo kuba gutangariza itangazamakuru aho ibiganiro bigeze ngo bituma baterana amagambo cyane hakagira ibyo batumvikana. Ikindi givugwa Katari nuko ngo mu mpera z'icyumweru gishize abo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bagarutse kuza gufata andi mabwiriza mashya bifashisha mu biganiro, kuko ngo ibintu byari byamaze guhindura isura cyane ko ngo bavugaga ko ibintu bari gusabwa ngo bikomeye cyane. Aya ni amakuru aturuka muri Katari. Hakaba nibyo umuvugizi wa AFCM 23 Laurent Kanyuka akaba n'itangazo rindi yasohoye, ubwo ndacyakomeza update. Ukiri muri update se ibyo bya Katari, ibyo biganiro bya Katari, ngira ngo ibiganiro bya Katari n'ubundi ko byase kose M23 mu gihe batayemeye ibyo yasabye, ngira ngo ahari nta kintu kindi yashobora kuvugana, ntishobora no kubivaho. Yabasabye ibintu bigera ku 10, yo yagiye itegeka ntigisaba, yo yagiye itegeka ko ibyo bigomba kuba, ngira ngo niyo mpamvu byazaye mu mwuka mubi. Yego, nubundi impamvu yagiye itegeka nuko ari muri position nziza, haba ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse no mu bijyanye na politike. Abantu bamaze kumva ukuri ko ibyo M23 isaba bikwiriye, umuntu akwiye uburenganzira bwe mu gihugu cye nk'uko M23 isaba. Abantu bamaze kubyumva, wenda mbere byasaga n'ibigorana gake kuko amahanga yari atarumva ukuri, ariko ubu ngubu twamaze kujya hanze byamaze kumenyekana. Niyo mpamvu M23 yagiye isaba yagiye itegeka idasaba mu biganiro byo muri Katari. Yafite ijambo rinini cyane, ari cyo cyatumye ku ruhande rwa leta ya Kinshasa mu mpera z'icyumweru gishize bagarutse gufata andi mabwiriza mashya, kuko style bari bajyanye yari imaze kumera nk'aho idafite imbaraga nyinshi cyane ku bijyanye n'ibiganiro. Uvuze neza, uravuga ati yari iri muri position nziza, niyo mpamvu yategetse cyane cyane imbere ku mirongo y'urugamba. Bivuze ngo impamvu yagiye itegeka kubera position ifite mu rugamba kuri front line cyane rwose. Ni byo bihihamba kuri la meza y'ibiganiro mu Katari ido. Nibyandi byo kuvuga ati twebwe gahunda ihari, ati twebwe ni mu byanga turafata aka gace. Urumva barabanza bakegera agace, bakegera agace kari strategique kandi kavuze ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Urumva barangiza akabateka tujye mu biganiro, nibemera ibi ngibi turakarekura, niba byanga turagafata. Niyo mpamvu banavuze ati nimudakora ibi ngibi gahunda ni Kinshasa. Ewana kabisa, nicyo cyerekezo. Niho ibintu biri kugenda byerekera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi mu bijyanye na politike. By'umwihariko niyo makuru aturuka i Doha, nibyo bintu byabaye. Urumva ko bafashe icyemezo cyo kuvuga ngo reka tureke gutangariza itangazamakuru ibiganiro bigeze, kubera ko bishobora kuba ari byo biri gutuma tunaniranwa kumvikana. Ariko byanze bikunze n'ubundi igihari nuko M23 ibyisaba bidakunze n'iryarema, byanze bikunze urugamba urugamba n'ubundi ni paka Kinshasa. Ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo Donald Trump yari yategetse ko bagomba kwemera gusinya amasezerano cyangwa se gusinya M23 yasabye leta Kinshasa. Yes, Donald Trump yari yavuze ko ngo ku itariki zo ku munsi w'ejo ngo ku 15 uyu munsi iminsi 14 umunsi 14. Yes, ku itariki 15 umunsi 15 ni umunsi 15. Yes, Donald Trump yari yavuze ko leta ya Kinshasa igomba kuba yamaze gusinya ibyo M23 ibasaba. Yabivuze nk'utegeka kandi impamvu yuzugiye irafatika. Urabona nk'uko twabyumvise mu makuru iyo ku munsi w'ejo leta ya Kinshasa yajyaga muri biriya bihugu bikomeye igenda irata amabuye ivuga ngo nimutwigirizeyo M23 mwigizeyo n'u Rwanda. Ngira ngo abakurikiye Ruka TV, Ruka Empire News barabyumvise. Nicyo yagendaga yitwaje. None Donald Trump yararebye abona amabuye y'agaciro ari mu burasirazuba bwa Congo, ahitamo nyine kuvugana na ba nyirayo aribo ba nyir'ubutaka bayafite n'uyu munsi wa none. Ni rwo ruhande asa naho yagaragaje ko abogamiyeho. Ibyo nta n'ikibazo kirimo nk'umuntu w'umushoramari cyangwa se nk'umuntu ushaka ibuye ry'agaciro, arishakira kuba rifite nyine birumvikana. Bajya gushakira amabuye y'agaciro Kinshasa kandi ari mu burasirazuba. Yes, niyo mpamvu bishobora kuba ibintu byaragiye bihinja isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Munyemerere rero nkomereze kuri itangazo ry'umuvugizi wa AFCM 23
Lawrence Kanyuka yasohoye avuga ko ingabo za leta zikomeje gukora ibikorwa bibi by'ubwicanyi nko ku itariki 12 z'ukwa karindwi 2025. Izo ngabo ngo zishiye abaturage bari mu gice kigenzurwa na M23 bagera kuri 4 ahantu hitwa Kachirunga. Yes, ngo ibyo ni ibikorwa ngo bafatanyijemo n'imitwe yitwaje intwaro irimo za Wazalendo n'ubugome bwa FDL. Ibyo rero ngo akaba ari ibintu bikomeje kugenda bitera ubwoba cyangwa se bidobya ibiganiro binahesha isura mbi abari ku meza y'ibiganiro idoha nk'uko nagiye mbigarukaho kare. Ibi nabyo bikuye mu itangazo ry'umuvugizi wa M23 AFC Lawrence Kanyuka. Nibyo yatangaje agaragaza isura n'ibikorwa bibi n'urugomo biri gukorwa n'abo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Mu nyemero rero nanone ngomereze kubirebana n'imirwano muri Sud Kivu ahitwa Tema, ni hafi ya Uvira, ni hafi gato ya Uvira. Unyuze uhagaze Uvira navuga ko ari mu gice gishira uburengerazuba bwa amajyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Uvira, ahantu hari ibisozi birebire. Niho ngo humvikanye imirwano muri iri joro. Imirwano ikaba ngo yatewe n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bashakaga ko bareba ukuntu bakigarurira imisozi miremire iri muri kiriya gice kugira ngo barebe ukuntu bahita birukana M23 mu bice byugarije Uvira, kubera ko Uvira iri mu byago byinshi byo kuba yafatwa. Cyane cyane no hari n'akandi gace ko mu majyepfo ya Uvira kitwa Kigongo. Ngo na gace aka gace ngo kari mu byago byinshi, ngo karamutse gafashwe ngo karimo ubwoba bwinshi cyane. Abasirikari bariyo bafite ubwoba bwinshi cyane ku ruhande rwa leta Kinshasa, kubera ko ngo karamutse gafashwe ngo M23 yabifashe umuhanda ushobora kugaburira Uvira, cyane ko igice cy'amajyaruguru cya Kamanyola kirimo M23. Noneho ako gace nako kari mu majyepfo ya Uvira ngo karamutse gafashwe ngo M23 yabicisha inzara bwana Nelson, kubera ko nta wundi muhanda wabagaburira. Aka gace ka Kigongo niko ngo karimo umuhanda niko kubicisha inzara. Hanyuma ubundi M23 ikunda kugira strategy zo gufata imihanda igakatinga imihanda yatangaga imisada yo ikigenderaho igendera kugushakisha uburyo imisada yajyaga mu bahanganye. Iyi cutting ikoresheje imihanda ikakatinga imihanda, cyane ko anga muri Uvira bagisigaye ari ikiyaga ari Tanganyika. Yes, cyari gisigaye ni cyaga cya Tanganyika. Urumva ko uyu muhanda wamutse ufashwe basigara barya ibiturutse Bujumbura. Urumva ko nabyo bishobora kugorana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, aho ubu ngubu bari bagifite ubwisanzure bw'inzira ituruka mu majyepfo yabashaga kubagaburira ku bijyanye n'ibiribwa. Ibikoresho byo ngira ngo amakuru ahari nuko bigenda bituruka indege zibizana zikabitura mu gace ka Bujumbura hanyuma bigata muri Tanganyika bikaza bibageraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iki rero nicyo gituma ngo muri aka gace ka Kigongo harimo ubwoba bwinshi cyane, ariko no muri Uvira naho haravugwa panike cyangwa se naho ubwoba bwinshi cyane, cyane ko ingabo zirimo zisa naho zimaze kwicamo ibice bibiri. Niyo makuru nagiye menya ibyumwe cyangwa ubundi. Ngo harimo gusuzugurana. Ngira ngo ejo twarabyumvise kubakurikiye amakuru yo kuri Loka Empire News ku bantu bamazemo igihe muri Uvira baturutse za Goma n'abandi baje vuba, ngo harimo gupingana. Ejo nahoze mbona amashusho rwose n'urugomo rwo kurwana rwatangiye kuzamo. Ibyo nibyo n'amakuru. Noneho ibyo kurwana byo mbibonye nonaha, nari nzi ko ari amakimbirane gusa nk'uko twabyumvise mu makuru, ariko noneho muri iki gitondo nibwo menye ko hajemo n'ibintu byo kurwana. Gusa bamwe mu abatari muri urwo rugomo bagahita babambura imbunda kugira ngo bataza kurasana. Bwana Nelson nuko ngo bari gufatana barwanye kubera gusuzugurana. Bamwe bafite amafaranga abandi ntayo bafite. Bagenzi babo bari aho na mukaye gace aha n'ubundi ni muri Uvira. Muri Uvira indani ingabo zihari kubera ko hari izije vuba zo ku ruhande rwa Kinshasa zaje kunganira izari zihari. Zimwe zanaturutse za Goma zihunga zikagera Bukavu zigahunga zikagera Kamanyola zigahunga. Izo nizo zihamaze iki. Noneho inshya zaje gutanga umusada zoherejwe na General Masunzu. Izi ngabo rero nizo zapinganye n'izihari, ngira ngo twarabyumvise mu makuru.
hanyuma rero muko gupingana ngo ntibihagije gusa ngo hari n'akabari bagenda banyweramo cyangwa se utubari bagenda banyweramo ngo inzoga zabageramo bagatangira gufatana mu mashati kandi bambaye iniforume ya leta. Ibyo ni ibintu bikunze kuba ku gisirikare cya leta ya Kongo kuko kitagaragaza discipline ihagije. Rimwe na rimwe kijya cyitwara nk'iramitwe ya za wazarendo itagira discipline kuko ntago wamenye ikiba kibitera. Ariko nanone ngo aya makimbirane n'ubundi ashingiye kuba bamwe bafite amafaranga abandi batafite, hanyuma bagapingana ngo bamwe barashoboye abandi ntibashoboye, bamwe nyine bapinga abandi ngo mwebwe ntimushoboye, babambuye udutse none twebwe tuje nitwe tubahetse nitwe tubagize. No kuvuga ngo rero muri ayo makimbirane inkuru igezeho nonaha iri kuvuga ko ngo abari kugerageza gufatana kubera ko bananiwe kutumvikana bagenzi babo bari guhita babambura imbunda kugira ngo batarasana. Yego, ayo ni amakuru atugezeho yongera kuri ayo yandi avuga ku makimbirane amaze iminsi muri Uvira. Yes, ndumva rero nabashimira izina update mbagejejeho njye no gusesenguzi abakurikira ruka Empire News na kimwe na Nelson. Abana kugenda reka nkubaza akantu gato ari nanjye bitefatiraho nanakomezaho nkurekura. Yego, General bita Laurent Nkunda Mihigo mu byukuri uyu nguyu wakangaranyije Kongo ndetse n'ikindi gihe gitandukanye, biravugwa ko ubu tuvugana official bidasubirwaho yaba yamaze kuza indani muri politique M23 ndetse akaba agiye kugaragara kuri kamera ari imbere ari mu bantu bari gufata ibyemezo ku buryo bukomeye cyane. Iyi nkuru Laurent Nkunda Mihigo mu gihe ari buza kuba ageze mu indani kwa ndani, ibi ngibi biraza kugaragara gute sasa? Esekedi y'amasezerano yarasinya yirukanka cyangwa ahubwo urugamba rwo kuba rutangiye? Yes, bishobora gusunikira giseke ko yasinya amasezerano kubera ko uyu Laurent ngira ngo abantu benshi baramuzi zawe kera mu myaka yashize M23 irimo igenderwana. Uyu mujenerali yahungabanyije Kongo, abasirikare ba Kongo bakuru basinzira bakarota. Uyu mujenerali Laurent Nkunda uyu mujenerali aramutse agaragaye ku mikoranire na M23 birumvikana ko bigomba gutera morali abasirikare bari kuri front line. Abasirikare kuri front line ba M23 bakumva ko bakomeje kugenda bunguka imbaraga. Buri abasirikare iyo babonye morali ibintu byose babona ko bishoboka, naho iyo morali iri kumanuka ibintu bari kugenda byanga. Ahangaha rero morali itizamuka ku basirikare ba M23 kuko bumva ko hari izindi imbaraga ziri kugenda zibiyongeramo. Ariko nanone morali kamanuka ku basirikare ba FARDC kubera ko bumvise ko uba undi wabahungabanyije imyaka ishize nta nubwo ari myinshi cyane. Ntabwo abayobozi bamwe bakuru bitewe n'amanama menshi bagiye bakora bamwigaho, n'undi akenshi ukanafata ubusa. Navuga ko n'ubundi baba bagifite akantu k'ubwoba, ndetse ubu ngubu noneho bwahita bubaho kurusha. Ngaho bazi ko Makenga ariko kugenda barusha imbaraga mu buryo butandukanye. Bari baza noneho hiyongeyemo na Laurent Nkunda, noneho wabasereje mu buryo bukomeye cyane mu gihe cyashize. Noneho urumva ko ubwoba burushijeho busa n'ububaye bwinshi cyane ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ibintu rero bisobanutse ko bizamura morali ku ruhande rwa M23 bikamanura morali ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ahubwo bikazamura ubwoba ku basirikare barwana ku ruhande rwa Kisekedi. Yego, reka nkomeze iyi nkuru ya Laurent Nkunda Mihigo nanjye mbabwire abakuru nyifiteho, hanyuma nkureke tuze kuba dusubira amasaha ari imbere. Yes, murakoze cyane, ndagushimiye bwana Nelson n'abantu bakurikiye ruhuka Empire News kwa Baraka. Akoze cyane. Ngango ko rero mwabyumvishije, uyu ni Baraka yaraje kuduha tumwe mu update afite ko ku rugamba nkuko mubyumvishije no mu bindi bice. Rero tumuramushimiye cyane, arakoze. Rero ngikomoza kuri iyi nkuru ya Laurent Nkunda Mihigo batware byamaze kuba official, nubwo biri kuvuga ko ngo agiye kuza muri politike ya M23 cyangwa se bamaze no kugeramo. Biravuga ko muri M23 amaze kubamo uruntu rudasanzwe. Laurent Nkunda Mihigo ngo akaba yajya muri position ya Kone Nanga. Biravuga ko uyu runtu hari uruntu rwatangiye kugaragara indani mu ntare za Sarambwe. Rero uyu Laurent Nkunda Mihigo batware ashobora kujya muri position Nanga yararimo, ariko nkaba ntabyumva neza uburyo cy'uyu mugabo ashobora kujya gusimbura Nanga. Uyu mugabo tusanzwe tuzi n'umusirikare, ariko nivuze ko na politiki atayizi. Nivuze ko na politiki atayizi. Murabizi yatangije urugamba ku bwa za CNDP, niwe navuga ko ari we forma n'ubundi y'urugamba rwa M23 iri kurwana
uyu Nkundamihigo batwari turamuzi. Joseph Kabila we aranamuzi cyane kuko yagiye amusaba gukemura byinshi, amusaba gukora byinshi akiri ku buyobozi, kandi mu by'ukuri Joseph Kabila Kabange nubwo hari ibyo atakoze ariko byinshi yarabikoraga. Uyu Nkundamihigo batwari rero bikaba bivuga ko yamaze kuza ndetse agiye gufatanya na General Makenga uru rugamba usa nkaho rwa nyuma. Ariko bamwe bashobora kuvuga ati se ko Nkundamihigo aje ibintu bisa nkaho biri kujya ku murongo, ko Nkundamihigo aje urugamba rusa nkaho ruri kurangira, ati kuki ataje hakiri kare, urugamba rukiri za Goma, Goma itarafatwa, rukiri za Sake, za Ngungu, za Rubaya na hehe, amasasu akiri amasasu akaba ari kuza muri kano kanya. Nkundamihigo batware mwibuke neza ko yabaye accused cyangwa se yashyiriyeho impapuro zamuhigaga. Hanyuma rero gukora nubwo wenda zaje harya zakuweho kuko ntabwo M23 nanone ntabwo yakemera gukorana n'umuntu uhigwa n'inkiko mpuzamahanga, kubera ko icyo gihe baramutse bakoranye, icyo gihe M23 yahita yitwa umutwe w'iterabwoba, kandi icyo kintu M23 irakirinda cyane, n'uyu munsi ibiri kukirinda. Bivuze ngo rero no matter what uko byagenda kose M23 ibigomba kwirinda icyo kintu. Rero uyu Nkundamihigo batware niyo makuru atangiye mu by'ukuri ari kuvuga. Aya makuru namenye mu ijoro, kandi reka nugene mbabwire ko burya ntawe twika inzu gahisha umwotsi, kandi ikindi cya kabiri burya ntawe nduri vugira ubusa ku musozi, niko bakunda kuvuga. Rero ibintu tubabwira mujye mubyumva kuko Nkundamihigo arahari, ntago yapfuye, afite ubwenge, ntago arasaza, ni umusirikare buriya ukomeye cyane murabizi. Rero uyu Nkundamihigo biragaragara ko uyu mugabo yaba agiye kuza muri force ya M23 mu by'ukuri, gusa makuru ahari bukavuga ko ashobora kuba agiye kujya muri position yo gusimbura Nanga. Gusa Nanga nta kintu M23 iratangaza, nta n'icyo yapfa gutangaza. Biragaragara ko ashobora kuba ari mu mwuka mubi. Ubwo twakibaza ngo ese mu gihe yabasimbuye Nanga noneho ubwo byo byagaragara bite? Ese Nanga ntiyavuga ko yaba yararuhiye ubusa? Nanga ntiyavuga ko yaba yararuhiye ubusa? Ntiyavuga ko yaba yararuhiye ubusa? Nikaba ari agahinda gakomeye cyane ashobora kugira. Gusa ariko ntago turabihashyiraho 100%, ariko ayo niyo makuru ahari. Katwinjire mu mirwano rero. Kwije muri Puko izindi cyo mujyi wa Uvira rwagati. Rero abo tuvugana mu gace ka Kiriba hadinutse imirwano ikomeye cyane, aho umutwe w'inyeshyamba wa M23 uri kurwana ushaka gupusa winjira indani kwa ndani mu mujyi wa Uvira, ariko ingabo za leta Kinshasa zikaba zikomeje kwagoboka zihagarika M23 mu bice byose muri rusange. Na makuru akomeye cyane rero akomeje kugenda adusesekara, aho mu by'ukuri atubwira ko no matter what ngo ubu tuvugana M23 ngo iri gukora igishoboka cyose igapushinga. Ayo kandi leta Kinshasa nayo ariho ihagarariwe na FDNB ahanga muri Uvira, ikavuga ko nta M23 ngo itari buze kwirengana iyi kano gace ka Kiriba. Gace ka Kiriba bamaze kuba bamenamo ingabo nyinshi cyane, ndetse ku ruhande rwa ya Kinshasa bakaba bazanye ibirindiro bikomeye cyane, intwaro za kavarinze kano gace kinjira muri Kiriba, kano gace gasoka muri Kiriba kinjira mu mujyi wa Uvira indani. Ubu rero urugamba akaba ariho bamaze kuba barufungira. Amakuru tubwira ko rero ari igitondo mu by'ukuri masaha y'isakenda z'ijoro nibwo urugamba rwatangiye, aho umutwe w'inyeshyamba washatse kubafatiranira ariko bikaza kurangira bibaye imfabusa. Ngayo nguko rero ni igitero gikomeye cyane rero bazirutse bagaba kuri FARDC, ariko FARDC nayo ikaza kubereka ko iri maso kidafite gahunda yo gutakaza kano gace ka Kiriba, kuko Kiriba iri kugafata nk'agace k'ingenzi muri uru rugamba, kandi nyine Kiriba na gace k'ingenzi. Hanyuma tukivuga ku bacancuro nabo bari muri urugamba, bake muri bo bagaragaje kurwana ndetse bakanasubiza inyuma uyu mutwe w'inyeshyamba M23, ariko kandi abamwe mu bandi bacancuro bakavuga ko urugamba bari buze kuruhagarika uko byagenda kose, kuko n'ubu ngo bakiri kuvuga ko haracyarimo abagambanyi. Ariko abandi bakavuga ati ubu n'ubwoba bwo babonye umutwe w'inyeshyamba bari guhangana uri kubarusha imbaraga ku buryo bukomeye cyane, ndetse n'ibikoresho ufite ari kabuhariwe. Bikavuga ko aba bacancuro ngo baba baraje bazi ko umutwe w'inyeshyamba ari inyeshyamba ziri aho ngaho zitageze icyo zivuze. None ngubu bari kuvuga ko badashaka kongera kubona umusirikare wabo watojwe kandi wabahenze yongera gusiga gatwe hariya. Bivuze ngo bagiye kujya barwana
bakwepa barwana bakwepa amasasu. Ngaye nguko nuko emeze rero. Gusa ariyo makuru azindutse anga mu gihe rwagati ariko wasimbuka gato cyane rwose nugaruka inyuma hangaza akamanyura ndetse na za Kaziba na za Plaine de Ruzizi ahangana none kandi wazenda zikaba zambariye urugamba zo zirongojwe na Foka Mike bakaba bavuga ko ngo bari buze kurwana mpaka ngo M23 ngo bayigeje inyuma bagasubira i Bukavu imirwano ikajya kubera mugi wa Bukavu. Niyo makuru ahari ariko kandi uyu mutwe nyeshyamba wa M23 nawo kavuga ko uri burwane mpaka utaribuza kubasubiza inyuma ngo kandi gahunda no gufata umugi wa Uvira. Tukiraho tukaza za Gatogota aho rero utuvuga n'abacancuro basubiye inyuma bakava muri Gatogota hagasigaramo Radire Silas n'ingabo ze za FDNB ku buryo ngo bavuga ko ngo iyi Gatogota bagomba kwirinda. Radire Silas yashinganishije Gatogota avuga ko ataribuza kwemera kuyitakaza uko byagenda kose. Tuvuye muri Gatogota rero mu Kanyamera tugasimbukira ahangaza Nyangezi yazindukiye ngo urugamba rukomeye cyane n'ubundi still ubwo mu minsi itatu ishize hari hagwemo abasaga 50. Urugamba rwa mu gitondo rwa Nyangezi rero hakaba ari kuvugiramo amasasa akomeye cyane aho rero bashaka gusubiza inyuma umutwe nyeshyamba kandi kano gace kanyangezi ngo nagace k'ingenzi muri uru rugamba rwa M23 ndetse na FARDC. Ayo niyo makuru akomeje kugenda azinduka rero ngo mpaka bari kurwana ngo bayisohoremo ariko naye kavuga ko itaho iri buze kubijya mu gihe rero kandi mu Rurambo ndetse na Warungu. Ururambo nakomeje kuba urugamba rukomeye cyane ndetse na Tetwari ya Warungu ahangaha n'urugamba rukomeye cyane ruzindutse ruhinana ngo ku buryo bukomeye cyane muri rusange. Iyi Rurambo ariko iyi Rurambo na Warungu hari kuberamo urugamba ngo wazarendo zisize insenda ku buryo bukomeye cyane. Wazarendo ngo zisize insenda ku buryo bukomeye cyane. Ngaye nguko rero iyi ahangani muri Tetwari Warungu twasibuka tukajya Iminembwe tuvuye za Fizi tugaza gusanga rero n'ubundi FDNB ndetse na FDLR zikomeje kugaba igitero gikomeye cyane kuri twirwaneho ariko twirwaneho nayo ikaba intwari ikaba ikabasha kugerageza kurinda abaturage nubwo bivuga ko ngo bitoroshye cyane naka na gato. Gusa mwumva ko urugamba ruri kubera hariya muri Side Kivu ndetse Iminembwe nago rworoshye naka nagato. Twasumikiye muri Tetwari wa Kare mbere ko tujya Tetwari ya Kare mu mvu Nyangezi naho hakaba zindutse urugamba. Inyangezi naho hakaba zindutse urugamba rukomeye aho amakuru avuga ko wazendo zazindutse n'undi zigaba igitero ku mutwe M23 ariko kandi ngo M23 gashaka ibafata igakatinga n'umuhanda uri gutuma ngo babagabaho igitero. Ubu gahunda M23 yafashe umwanzuro wo gukata agahanda kari za Nyangezi kari gutuma abazendo bajabuka bakabasanga mu birindiro byabo muri rusange. Twahita dusimbuka tukajya muri Pinga rero. Pinga n'undi ubu tuvugana nta rugamba ruzindutseyo basanga bashwekereye kuko M23 yari yarakaye cyane ishaka gufata Pinga ariko byanze byakomeje kuba binanirana. Leta ya Kinshasa irangajwe imbere na za FARDC ndetse na wazarendo bakaba bakomeje guhagarika M23 amaraso uburyo bukomeye cyane. Twasimbukira ihura n'agace kamaze gufatwa ko kavuye mu nzira ariko nkababwira ko FDLR zakamejeje ngo zishaka kwihorera no gufata no kubohoza abantu bayo 17 ku munsi w'ejo M23 yafatiye hano muri ihura nyuma mbere y'ikifata karagace muri rusange. Andi makuru akatubwira ko zibari buze kwema kurwana mpaka kugeza ku kakabo kanyuma. Twajya rero muri Warikare centre indani tugasanga M23 yahananiye kumena ibikuta bihari ariko ngo iri kuzenguruka ishaka aho iri bumenere ndetse ngahandi komeza za Rubutu ndetse na za Tingitingi. Ngaye nguko ngubu tuvugana akaba nta kintu na kimwe kirahinduka. Ubwo rero shatse nabwira ati update zari izo ngizo nkabwira ngo update zari izo ngizo hanyuma nkaza kuba ngaruka mu kanya gato cyane mbabwira uko urugamba ruza kuba ruhagaze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka rero nabashimire babwire ngo mwakoze cyane. Bashimire mwabwire mwakoze cyane mako wacu nakagaruka. Bye.